bajye bakorera Imana batayisondeka. Kuko gukorera Imana uyisondeka ni nk'umuhinzi ujya guhinga yarangiza ni uri kwihingira ariko akajya ahinga siba. Urahinga siba surampima. Ni wowe uri kwihima uzabibona umunsi wagiye gusarura. Nshuti z'umusaraba mwese reka tubifurize ibihe byiza kandi tubasabira umugisha kandi tubabwire tuti muhabwe umugisha n'Imana koko murawukwiriye kuko mwemeye kubana natwe uri kureba iki kiganiro. Imana iguha umugisha kubw'uwo mwanya kubwakogaye wafashe kugira ngo dusangire iby'umwami yaduteguriye kuri aya masaha. Turabashimiye mwese abamaze gukora subscribe kuri Mama Charlene official. Imana ibamugisha nawe utarayikora uyikore kugira ngo tujye dusangira byinshi by'umumaro. Hanyuma kandi ukore like, share ndetse na comment kuri iki kiganiro kugira ngo turusheho kumenya byinshi byatugira umumaro ko natwe udufasha tubafasha namwe mudufasha. Hanyuma inkunga ikomeye no gukora share kuri iki kiganiro. Mama Charlene wiriwe neza? Mwiriwe. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Yesu ashimwe ni ndamukanyo y'abandi. Yesu ashimwe. Ni ndamukanyo y'abana b'Imana. Ntago ari abantu bose ubwo. Ntabwo ari abantu bose ari no wayibwira ntakwikirize. Urugero? Aya. Ntawe ngiye gutera ibuye barahari bariyize kandi nabo bafite izo baramukanya zabo. Ese bo tugize umugisha bo ntibakwikiriza ngo Yesu ashimwe? Sibyo ko batanabyikirije tutabura kubona umugisha. Urakoze cyane. Ngira umugisha wo kongera kukwakira muri uyu mwanya ariko nanone turi buze kugira byinshi twibaza mbere yuko twabigarukamo. Banza usuza abadukurikiye muri uyu mwanya. Mbanje gusuza abantu bose bakurikiranye Mama Charlene official. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ndabakunda. I love you so much. Wow. Ndabakunda cyane kandi koko si ntago ari imikino. Abantu bankurikirana ndabakunda. Nasanze ari abantu bakomeye ni inshuti zanjye z'inkora mutima. Hari abantu bankurikirana ku buryo baba bumva babihatira abandi ku mbaraga. Bese bafite n'ubushobozi babumva abantu bose bandeba. Ubwo rero inshuti zanjye zo kuri Mama Charlene official mwebwe abankurikirana ndabakunda cyane. Kandi ndabazirikana ku mutima. Mbifurije amahoro y'Imana. Mbifurije kugubwa neza mu buryo bw'umwuka. Kandi mbifurije gukomeza kujya mu nyandikira. Ujye mukomeza mu nyandikire ndabikunda kandi ujye uvuga ikiri ku mutima wawe ntugatinye nta kibazo. Imana ibaho umugisha. Bose bahawe uburenganzira. Bajye bavuga ikibarimo. Erega bavuze ikibarimo nibwo menya ukuntu ngomba guhindura ibintu cyangwa nkamenya ukuntu ngomba gushyigikira ibindi. Abantu babi nabatavuga ikibiri ku mutima bagaceceka. Ndagushimira rero urakoze cyane gushimira no kwakira abakunzi bawe. Nawe turakwakiriye mu bwatsi bwawe. Nakoze. Imana gushigikire. Hari ingeso nkumenyereho y'umugisha? Ingeso y'umugisha baho? Yego. Seka turebe. Oya. Kankubwire. Ubu nuko mfite ibitati byinshi. Okay, yarakoze. Niyo twe dutegereje. Kubera n'umunaniro cyane. Muri minsi uri gukora cyane. Mama Charlene. Niba uvuze ngo urimo urakora cyane uranyinjiza mu ntego y'iki kiganiro. Uri umuvugabutumwa uri umuhanuzi ariko uyu munsi ndibuze kwibaza ubundi watangiye ivugabutumwa ryari? Ivugabutumwa ryanjye nari tangiye muri 2004. Niho natangiye mvuga ubutumwa. Usibye ko iyo utangiye nyine ubutangira. Hari n'igihe nabivuga bamwe ntibabyemere kuko batambonaga. Ariko na n'iyi saha nabo batabona nabo batazi ntago bibujije ko atari abavuga butumwa. Icyo gihe nyine ntangira nari umuvuga butumwa. Imana yarambwiraga ngo jya hano nkandika agapapuro. Nkajya hano ku rusengero nahagera nkandika agapapuro nyine. Ni mu mwanya Imana yambwiye ibyo ndi bubabwire. Ubwo rero umuntu wandika agapapuro ntago abazwi. Ariko burya hari n'abandi batazwi kandi bakorera Imana. Ariko nanone ndibuze kwibaza nigeze mvugana n'umupaseri umwe aramya umunsi wa mbere yasomye ijambo ngo yari umwana bamushyira ku meza. Kuko abantu batabibuha murebe arabyibuka. Hanyuma nkavuga se Mama Charlene we iki gihe wari umumama wabaga muri korali wabaga mu byumba by'amasengesho umunsi wa mbere wabwirije uribuka ni hehe?
ahantu hambere ntagiye ni mu cyumba. Ni mu cyumba cy'amasengesho. Ubundi ahantu hambere nahereye ngenda nigisha ijambo ry'Imana ni mu bamama biwacu ku rusengero. Aho usengera ariho nisangaga. Yego niho natangiraga rero nkumva nk'ijwi ngo saba umwanya nk'umwanya nkigisha ijambo ry'Imana, nabandi nko no mu rugo nkumva ngo ujye aha naha ubambwirire gutya nkajyayo nkandika agapapuro. Niho rero nahereye iwacu. hanyuma uhereye aho ngaho uratangiye uravuze bumvishe kuvuga ibintu birimo batangiye iyo umuvugabutumwa rimwe na rimwe ari umuhanuzi afata Bibiliya akavangamo n'ubuhanuzi. Vuga ngo ugasoma ijambo ry'Imana ukumva n'ubuhanuzi buraje. Hanyuma bakavuga bati noneho ejo reka tuzabwire abayobozi mu rusengero ko bakwakira. None ko ari mu bamama iwanyu batangiye kukwakira gute mu rusengero? Ubwize nk'uvuga butumwa. Oya, igihe batangiriye kumpa ijambo ku rusengero ni kera. Ni mu minsi itambutse. Ntabwo ari ndumva ari nko muri 2014, muri 2015 na 2016, kuko ho nari maze no kumenyekana. Ntabwo nari menyekanye aha kuri YouTube, ariko nari menyekanye mu midugudu aho najyaga. Kuko najyaga nko ku mudugudu nagiye mu giterane, hanyuma nyine abayobozi bakishima bagahamagara nk'iwacu. Kavuga ati mufite umukozi w'Imana aho witwa runaka, mbese bo bakajya bumva hirya ho amakuru bayakura. Ariko ntiba igihe cyarageze nyine nkajya mbwiriza n'iwacu. Akumenya n'abandi benshi amavugabutumwa ariko batangira bakura amakuru ahandi. Yakura ubundi nta muhanuzi uhanura iwabo. Buriya Yesu yari umuhanga, yavuze ibyariho n'ibizaza. Ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo. Uko niko kuri, nta n'umuntu wakirirwa ajya kubitekerezaho cyane. Okay. Mama Charlene, reka twinjiye mu kiganiro nyirizina cy'uyu munsi. Ariko nanone nogere nshimira abadukurikiye mbasaba kuzasangiza benshi iki kiganiro kuko ni by'agaciro, ni turo rikomeye utanga muri urusengero. Hanyuma icyo gihe wari umumama utangiye ivugabutumwa. Ivugabutumwa ni ikintu kigora kubera ko wavuze ngo najyaga ku midugudu. Noneho nkibaza uyu munsi ko nkurikije wenda ubuhamya bwawe nzi bwo mwitore bwo mu bintu by'igikristo cyangwa by'ivugabutumwa, wari umuntu wari ufite abana. Yego. Kandi noneho nkabanzi ko ivugabutumwa rigora. Buri umupapa yagiye ubona rimwe na rimwe yahambiye amashakoshi yagiye abasize umugore n'abana. Wowe wabikoraga gute kandi ufite n'urubyaro? Ngewe ubundi ivugabutumwa ryanjye naritangiye nisanzuye, ari uko umugabo amaze kuna. Niho natangiye ivugabutumwa nisanzuye ndabwiriza bien. Mbere byarangoraga kuko byansabaga kwihisha. Kagenda wihisha? Byansabaga kwihisha, yajyaga ku kazi akaba avuye aho. Mbese ubwo nabaga nanjye imirimo nayikoze, nanjye nkaba ngize nte mfatiyeho ndagiye. Najyaga mu ivugabutumwa nkererewe nkavayo kare. Kumwe n'abantu banyibazagaho, kumwe maze kubwiriza nahitaga nsezera. Ahita mfata inzira nkaza kugira ngo asange ndi mu rugo. Ndi mu rugo kandi nta kibazo gihari. Kuko hari igihe njya nigisha abagore nkababwira ngo nimba uri mu rugo ujye ukura mu nzira abadayimoni kugira ngo umugabo asange nta bazimu bahari. Kuko hari abadayimoni wenda umugabo aba yatahanye avuye ku kazi aho yiriwe, ariko hari n'abo uba wamuteze. Kandi burya basi uba ukwiye kumukuramo abo yazanye aho kugira ngo mwongerereho abandi. Ubwo rero natahaga kare kugira ngo nkure mu nzira abazimu atabona icyaza kuririraho. Nimba nasize igikombe ngishyize hariya uko biri kose kubera abana ndi bugisange hehe mu ntebe. Ubwo rero ko umugabo yataha agasanga igikombe mu ntebe, n'amasengesho n'ivugabutumwa uba wakoze byose biba ari zero. Najyaga mu rusengero ntinze nkataha kare. Hamwe rero nakubitwaga ni hamwe nabaga nabuze uburyo bwo gutaha. Hari ukuntu natahaga nkataha n'amaguru.
sibyo ugatinda kugera mu rugo nkatinda kugera mu rugo hari n'igihe natahaga nkategereza imodoka nabonye tike nayo igatinda niho rero naryaga inkoni ugasobanura ariko ubundi ntiyarabukwaga ugasobanura aho wagiye yego waravunitse njye naravunitse cyane mu ivugabutumwa ryaramvunnye kuko inshuro nyinshi mu myaka myinshi nagiye ndikora nagenzaga amaguru kandi nkagenza amaguru nabyukiye mu mirimo yo mu rugo hari n'igihe nabyukaga saa 9 z'ijoro nkacana agatadoha hari tema bitewe n'ahantu Imana yanyohereje ndi bujye kubwiriza bikaba ngombwa ko mbyuka urwo rucuku kugira ngo bujye guca imirimo yo mu rugo nyigerereje kuko niyo byabaga bibaye ngombwa ko yirirwaho ntari bubone uko mucika hari igihe cyagezemo noneho nkajya ngenda nawe ahari ego akamenya ko ugiye akabimenya akanabibona icyo gihe nabwiye Imana nti urabona ko umugabo wanjye ntabishaka mfata n'ibihe byo gusenga maze gusenga Imana irambwira ngo mpitemo cyangwa uhitemo umugabo wawe yego imbwiye ngo umpitemo cyangwa uhitemo umugabo wawe nari naramaze kumenya ko ndi umuvugabutumwa ndi umukozi w'Imana ndetse ndi umunyamuhamagaro nari naramenye ko Imana impamagariye kuyivuga no comment yari impamagaye iravuga ngo nkusutseho amavuta uri umukozi wanjye Imana yavuze nta wundi wavuga burya kandi nawe ushaka kubaho no kurama yumvira ibindi bize nyuma ariko hari ikintu ntarumva mama Charlene abana ni bato icyo gihe nta bushobozi buhari bwo gusiga umukozi wenda ngo yite kw'abo bana ibihagije hanyuma ufashe urugendo uragiye mu ivugabutumwa ntabwo ari bimwe tuvuga ngo abagore bapfapfa bitera ingo bakagenda ngo bagiye mu murimo w'Imana oya uko biri kose nimba narasigaga urugo nkajya aho nabasigaga njya kudoda nkakorera amafaranga nkabatunga niho nabasigaga nkajya no kubwiriza erega abantu bigize abanajyuwa ibyo bihe nabinyuzemo ugasanga umuntu agiye mu rusengero ngo yataye urugo ariko yaba agiye kurangura inyanya ntibyitwe ko yarutaye aho hantu harimo dayimoni ya hatari yajya kurangura hari igihe nagezemo nkajya njya Nyabugogo none se Nyabugogo ho narabajyanaga Nyabugogo gukora ngo ushakisha kudoda iyo najyaga Nyabugogo kudoda naherekeranyaga abana banjye bose uburyo nabasigagamo ngiye Nyabugogo kudoda ngo shaka ibibatunga no yo kwishyura inzu ni nabwo buryo nabikoragamo njya kubwiriza nimba rero uvuze ngo ndi umupfapfa kuko nagiye gushaka amafaranga abana barya ntacyo mbe n'umupfapfa nagiye kubwiriza ariko nimba siga ngiye kubwiriza simpinduka umupfapfa ngo nimba siga ngiye kudoda ngo nibwo nabaye umunyabwenge ngewe rero nari ifite uburyo nsigamwe abana banjye nari ifite uburyo nsigamwe abana kuko nta na rimwe abana banjye bigeze bandagara ngo kuko nagiye kubwiriza kuko ikintu cyo kuvuga ngo abana bandagaye narabyanze na n'iyi saha kandi Imana yarabinkoreye ntabwo abana banjye bigeze bandagara mama Charlene tukiraha wajyaga mu ivugabutumwa ukagenda wavuze ko hari awagendaga n'amaguru muri uyu mujyi wa Kigali nari ntaratangira kujya gutumirwa ahantu kure ndetse nari ntaratangira no gutumirwa mu materaniro akomeye urebye naho najyanaga ubutumwa urumva nabaga mfite iyo pressure yo gutaha kare nari mfite n'undi najyaga mu rusengero ntinze nkataha kare sinari nk'abandi birirwayo kubera iby'amajoro byo ntibyakundaga ntabwo na rimwe nari bwarare amajoro benshi abavuga ubutumwa tumenyereye hari ibintu bibiri tubazeho urumva iyo azi ko ari bujye kubwiriza Kicukiro Kanombe Gasogi n'ahandi tuba tuzi ko bagomba kumuremera kumuha transport rimwe na rimwe benshi bagatekereza ngo impamvu wagendaga mu ivugabutumwa nuko baga bari buguhe 15 byo kuri uwo munsi hanyuma mama Charlene akagenda mu ivugabutumwa tukaba uko tubifata wenda wumvaga ko byagenda kose hari akantu bivuze gutahana ugiye mu ivugabutumwa ndibuka ha muri ibyo bihe nabaga mu nzara
nabaga mu nzara ikomeye, hari n'igihe umugabo yanyuriye ngo kuvuye kubwiriza siyo mana yawe, hari n'igihumbi yaguhaye. Cyangwa namubwira intengurira nk'ikibirita akambwira ngo wagiye se pasiteri akakikugurira, kuko narabwirizaga nta mafaranga bampaga. Erega burya nako gatike n'umuvuga butumwa ugera kuri urwo rwego bamutumira ahantu bakakamuha, nabwo n'Imana iba yakinguye imiryango, kuko bose siko babigenza. Urwo rwego ngewe nari ndimo nakoreshwaga n'Imana, ariko ndi umuvuga butumwa utazwi, utamenyekanye, kandi nkajyana ibintu bikakaye binakomeye binaryana, hakaba hari naho mva bandeba nabi. Ubwo rero kuvuga ngo nakuragamo izindi nyungu, nta zindi nyungu, nta nubwo nari nzi ko abavuga butumwa babaha amazi y'umugezi, kuko nzi ko nta n'uwigeze ngurira agacupa ka Nili. Najyanaga inzara yanjye nkongera nkatahana inzara. Imana itangiye kunyibuka niho naba banyibutse. Iyo uvuze ngo Imana itangiye kukwibuka ni gute? N'ubundi niwe yakoreyemo. Ntabwo Imana ari umuswa, nta nubwo Imana ari yikoresha bidahemba. Hari igihe unyuramo cyo kugupima, ukabwiriza ugasonza, ukabwiriza ukaburara, ukabwiriza bakaguta hanze wabuzayo inzu, kandi ubwiriza ugenda ahantu hose wanayikoreye ikanezerwa. Aho hantu niho Imana igende gupimira abavuga butumwa, ni naho ikura abakozi, niho ikura abakozi, ni naho iba n'ibigwari. Wa muntu wazamuye umujose ngo azahazwa n'ivuga butumwa azajya arya yagiyeyo, niho ibapimira. Kuko iyo ukoreye Imana imyaka 10 igashira, ubwirirwa ukaburara, nejo ukongera ukagenza amaguru, ukabwirirwa ukaburara, nejo ukajya ahandi ukabwirirwa ukaburara, nejo ukajya ahandi ukabwirirwa ukaburara, ikagutungisha nka manu waba wicaye ukumva umuntu akoherereje 5 utanamuzi, ariko aho wagiye kubwiriza bati Imana iguha umugisha, nejo ukabwirirwa ukaburara. Ni hahandi hita ikora urutonde. Burya Imana ifite urutonde rw'abakozi, yamaze gupima, yamaze no kugerageza, niho ihita irabinzika. Reka nkubwire, ntubona ibi bizami abakozi ba leta bakora, cyangwa n'ahandi umuntu agakora ikizami kugira ngo abone akazi. Imana itanga ibizami, itanga ibizami ikaguteza ubukene bukakuzaho, ibibazo bikakuzaho, yanarangiza iti genda ujye kunkorera, ikakubwira ngo genda ujye kunkorera n'ahantu hakeneye tike kandi nta mafaranga uhembwa, ikakubwira ngo jya kunkorera, ibona nta buryo. Hantu rero unyura, ubinyuramo ukagenda, ikabona ko umutima wawe uri mu ivuga butumwa. Hamwe ushobora kuvuga utaba abana bakinyweraho, ariko aka nagatike ko kujya gukorera Imana yanjye. Hari igihe yicara ikavuga iti uri umukozi wanjye, ndabivuze ndi Uwiteka, ikabyandika. Niyo mpamvu iyi ntebe yivuga butumwa bayiduhagurukijeho ntibibakundire, kuko twayiterewe n'Uwiteka, yadushyize ku rutonde avuga iti uri umukozi wanjye, kubera aho twanyuze. Imaze kunyibuka rero, naho yabonaga ko itagomba kumbabaza iminsi yose. Nimba se yari yaramaze kubona ko nta zindi ndamu, cyane ko ntazo nabonaga, ubwo urumva yari kumbura kunshyira ku rutonde gute? Noneho itangira kuvuga iti noneho ugiye gutangira kubona umusaruro w'umurimo wagize gute wankoreye. Uburyo ngi Imana yampembyemo, mbona yarafashe na ya myaka yose nagendaga ntabona nayo umugezi, nkagenda ntwite, nagera mu nzira nkicara. Ibaza umugore utwite waburaye akagenza amaguru, nkicara hasi nananiwe n'isereri. Iyo sereri nanayijyana, nagera no mu rusengero ikagira ite, ikamfata, kandi ntagire n'uwerekwa ko shonje. Imana iri kukwigisha, yanakwimye nta n'uwaguha. Uburyo Imana yampembyemo, yahereye na ya myaka yose nabwirirwaga nkaburara, iragenda n'ibyo yanyimye kera irabinzanira. Amen. Dusa nabaza kugana ku musozo w'iki kiganiro, ariko ndibuze kwibaza ikibazo gikomeye gisa naho n'umunene ngiye kukikubaza kare. Abavuga butumwa tubazi mu kintu bita gusenga, kugira ngo agire amavuta yo kujya, ari byo bita amavuta, urumuvuga butumwa urabizi, abashe kujya kubwiriza. Hari ugusenga, kenshi basanga mu butayu, kenshi basanga mu byumba by'amasengesho. None nkavuga nti noneho wowe
byarakoroheraga mu gusenga cyangwa mu gufata ibyo bihe byo gusenga ushaka amavuta, kandi uzagera n'umwanya wo kujya mu kazi gasanzwe kakubeshaho, noneho nyirizina uzajya n'umwanya wo kujya kuri tere kugira ngo ujye kubwiriza bya bindi wasengeye. njyewe naravunitse bya bindi birenze ukwemera. hajyaga bambwira ngo imitsi yanjye yo mu mutwe izaturika kubera umunaniro, cyangwa bakavuga yuko umugongo wanjye uzaturika mbese ntukomere, ngahura n'ubumuga bw'umugongo. gusa nuko nyuma Imana yambwiye ijambo ryiza, ikambwira ngo ikuye piyese zishaje mu mubiri ifunzemo ishyashya. naho ibyo kuvuga ngo kujya gusenga kugira ngo ubone amavuta, none se hari ahantu hashyizweho umuntu agomba gusengera amavuta akaboneka? bitavuze ko no mu rugo utagomba kubona amavuta. ngewe nabanaga mu rugo, n'ibyo kujya gusengera mu butayu no mu buvumo ntabyo nari nzi kuko ntari mbyemerewe. burya kandi Imana icyo nyikundira, aho uyisengeye hose iraza, upfa kuba uyisenganye umutima wo kuyishaka. Imana yagiye ibana nanjye mu masengesho makeya nagiraga, ariko muri ngewe habagamo gutinya Imana kwinshi. nayisengeraga aho mbonye kandi nkayisenga uko nshoboye muri ubwo buzima ndimo. ubundi nta muntu uba ukwiye kwishinga abandi, kandi buri wese aba agomba kumenya urugamba rwe n'uko arurwana. kuko urumva nkanjye hari igihe cyageze naba ninjiye nko mu iteraniro ugasanga banyigishijeho mbaye icyigisho. hari igihe kimwe nagiye mu iteraniro numva umuntu aravuze w'umugore wari uyoboye amateraniro ngo yewe ngo nkabona n'ingo zabo zizamo ibibazo. undi se umuntu yaza gusenga saa 5 agataha saa 8 akaba yumvise iki? ariko n'ubundi saa 8 zatinze kugera ndasohoka, kubera ko burya buri wese amenya uko yubaka urugo rwiwe. nimba nabaga nifitiye ikibazo iwanjye mu rugo kitanyemerera gushyama nk'abandi ngo ngende nicare amateraniro ya saa 12 mba ariho mpaguruka, nge natahaga saa 9 cyangwa saa 8 hakiri kare kugira ngo nkuremo n'imyenda nanategure ku buryo atanarabukwa ko nagize gute nahageze. nuko igihe cyageze agashyiraho abaneka kandi babarokore. nawe yari umurokorerega? oya, icyo gihe ntago yari we. igihe cyarageze ashyiraho abaneka rwose. ibaze kuba wicaranye n'abantu mu rusengero mwese murimo gusenga, wajya kubona waba uhinjiye ukabona umwe arasohotse agiye kuri telefone ati wa mugore arinjiye, kandi muri kumwaho wa mugore wawe araje. najya kubona nkabona umugabo araje. hari n'igihe nari ndi mu rusengero ndangije amasengesho y'iminsi 3, batangiye gusuka ibyo kwiyakiriza kubitegura ngo abantu bakira abakristo. ngere nari nabizi ko mu rugo nta kintu ndi busangeyo. hahandi nyine uvuga uti nshoje amasengesho nyine tugiye kwiyakira. ijwi rirambwira ngo sohoka. ntaho ngiye, njye numvaga ari shitani. sohoka, uburana n'Imana ivuze sohoka. ntaho ngiye, sohoka bwa 3. ahubwo si binibiki nkumva ni Imana ariko nkumva ni shitani. numva bwa 4 ngo kandi ibintu biri bukubeho hano ntuvuge ko ntakubwiye. ibaze nahise sohoka n'umubabaro n'inzara. birumvikana nuko kumbi hari uwari umuhamagati dore wa mugore wawe. Jesus Christ. ngiye kubona ruguru imwe ngo nisohoke mbona nguho mpita nirukanka kugira ngo nyine tutavuganira nabaho ku ibuga ry'urusengero, cyane ko nari nturiye urusengero. ndirukanka njya munsi y'urusengero. arambwira ngo uvuyeho. intimve mu rusengero. n'uwari umuhamagaye ahita asohoka. aza kukuyereka. icyakora uzi ko hari ibintu ukora ukabigicamuke. aza kukuyereka cyane. nahise mubona ndanamubwira ariko uwambwira amafaranga guhemba ku kwezi. nawe mpita mubwira ariko uyu muntu umuhemba ngahe ku kwezi yo kuncunga kugira ngo ajya akubwira ngo ninjiye nasohotse. ni ikintu gishobora kuntera umubabaro. nuko ushobora kuba utamuhemba. nuko muri make ninjiraga nabaga ngewe mu gihe cyose nahabaga nabaga ndeba aho aturuka, kuko yari yarambwiye ati aho wicara ndahazi nzaza ngo ukubitiremo mu rusengero. Imana rero nayo iti ndashaka kunkorera, uzampitemo cyangwa umuhitemo. mbese wari ufite akazi katoroshye ngo iki uza abagabo babiri nubwo Imana bose bashaka icyubahiro.
sinkubeshye waravunitse pe uri kumva Imana iti mpitamo cyangwa umuhitemo rero ubwo mpita mvuga ikintu ngiye kubakorera ngiye kubagabanya mwese ngiye kubigabanya umwe ni muha vamidi undi muha premidi ariko aba bagabo banjye bombi uko ari babiri Kirisitu n'umugabo wanjye mwese ubwo nyine ariko kuvuga ngo umunsi wose cyangwa icyumweru cyose ugihaye umugabo hinavuze ni umugabo yanyirenze ndavuga ni nzajya nguha mwami wanjye nzajya nguha iminsi cyangwa amasaha rwose nibura nyagupangire ariko umugabo wakumva ko guhera kwa mbere kugeza ku cyumweru agomba kumbona ntamenye ko hari undi mugabo ufuha kumurusha ufite n'imbaraga zirenze naravuze nti ngiye kujya nkora imirimo yose uko isanzwe noneho nkoreshe n'imbaraga zikomeye ubundi fata inzira yicaye aho areba njye gukorera Imana yanjye ntabwo ari butunga urutoki ngo avuga ati aha hari umwanda abana gutya hoya ndemera mvunike njye mbyuka asanga ahe mbikore urumva nkanadoda nkashaka yo kurya umuntu uri bumpore ngo nagiye gusenga imirimo yose nayikoze ntabwo ari bumpore ko nagiye ahubwo ari afite ikindi kimwicayemo ubwo rero igihe cyarageze nderura kwihangana biranze oya si no kwihangana yari imaze kumbwira ngo mpitamo hagati yanjye nawe mpitamo cyangwa umuhitemo ndavuga intari Imana sindi buyireke n'uyu mugabo simureka rwose reka ubundi ndebe ibintu bishobora kumubangamira kuko hari igihe umugore ajya mu gusenga akajya gusenga agasiga adakemuye ibyo mu rugo cyangwa yajya gusenga akagenda akirirwayo ngo Yesu aramurwanirira agataha abazimu buzuye mu rugo abazimu b'umwanda abazimu b'abana bafite ibimyira byabumiyeho abazimu b'abana bisutseho amazi basa n'utuntu n'udusimba burya iyo umugabo avuye mu kazi abana bakaza kumuhobera n'ibimyira n'ibitaka sha hariya aho yagukubita urushyi rwitwa cyumya kirabiranya kandi rwose wanakihangana akarugukubita ni byiza rero ko nimba umuntu agiye no gusenga irukanka umutange mu rugo hanyuma umukurireho abazimu nimba umwana yateruye igisafuriya kirimo ubugari akagikura mu gikoni akakizana ku meza yo muri saro umenye ko atari amavaze bahateguye nimba agiye kuzana nimba umwana hari igihe abantu bafite inzu z'amanegeka umwana ava mu byondo yiyanduje n'amazi yarangiza muri bya byumba by'abantu bo mu cyiciro cya kangahe b'abakene batagira ingufuri ntibagire urufunguzo umwana akaba yinjiye ku gitanda washashe akaza agakandagizaho ibyondo yanashaka akanakoraho n'ibintu byose hanyuma umugabo rero yaza yareba uturenge tw'umwana ni ukuri hari agututse cyangwa akagira n'intambara ni wowe biba biturutseho niyo mpamvu niyo nigishaga abagore n'ababwiraga nti ujye utaha kare abadayimoni ugenda ubakure mu nzira abadayimoni nimba hari ahantu abana banduje wasize uhakoze uhita ukoropa vuba nimba yamanegeka nyuma utaha n'abana banduje uburiri uhita ushyiraho andi mashuka byihutirwa nimba muri saro bahakoreye ibishitana abana bazi kwanduza cyane hari abantu batagira abakozi umenye uko ucunga ibyawe rwose ubwo njyewe ikintu nakoraga ni ukumukuriraho abazimu n'abadayimoni kugira ngo atabone icyo shitana yuririraho kuko shitani iyo umusigiye ibintu yuririraho abyuririraho nyine kandi ni wowe uba wamuhaye aho ahagarara ugomba kumwima rero icyo ahagararaho nari niba mvuga ngo tugana ku musozo ariko hari ikintu kimwe nanone usa n'ukomojeho ndibuze kwibaza nkabariza n'abadukurikiye muri uyu mwanya iyi mvune yose wagize n'umunaniro ntekereza ko wari mu bihe wowe ubwawe wumva bikomeye ndagira ngo tubwire ibyishimo uba ufite ubu n'umunezero uba ufite ubu mu ivugabutumwa ukora ubu ngubu ese icyo gihe wumvaga muri wowe hari ibyishimo bizamo cyangwa bigiraga iyo ugeze imbere y'imbaga utangiye kubwiriza ubutumwa bwiza ubundi ibi ibyishimo bituruka ku Mana n'ibyishimo bidafite icyo bishingiyeho nimba hari ibintu Imana yampaye kuva nakizwa n'ibyishimo ikikwereka ko nari ifite ibyigishimo bikomeye nuko hari n'igihe yankubita agasindire sinababare akankubita yajya kumva nzamuye isengesho ngiye kuryama ndagushimye Imana ko wabanye nanjye kuri uyu munsi wangiriye neza nkayishimira nkaho nta cyabaye
kandi iyo nabaga noneho ndi no mu rusengero nta muntu urambona nakambije impanga. Imana yampaye ikintu bita ibyishimo, kuko umuntu anapimye kumbuza ibyishimo ahubwo niwe ubibura, kuko ni imbuto Imana yambibyemo. Hari n'igihe yankubitaga nkarara hanze, hari buba amateraniro nkazindukira mu materaniro, nta muntu wamenyaga yuko naraye hanze. Bakubitaga mikorasi, Mana aho wankuye, Mana aho wankuye, umva nkakubita umuziki. Kubera iki? Ntabwo ibyishimo Imana yacu iduha fondasiyo yabyo ari ibiryo, ntabwo fondasiyo ari ububiza umugabo wawe aba yaguhaye, nta nubwo ari keya nyinshi. Wakira wakena, wasonza wahaga, wagira urugo rwiza, wagira urugo rubuka rwikorera. Imana iyo yaguhaye ibyishimo, ni ibyishimo bya ndababaye cyangwa ndishimye by'ibihe byose. Urakoze Mama Charlene, Imana igumugisha. Hari abandi bavuga ubutumwa cyangwa se abakozi b'Imana bakora umurimo w'Imana, mbere yo kumusezerera nifuza ko waho ubutumwa ugendeye kuko watahamagawe nuko wakoze. Ntabahamagarwa kimwe, nta nabakora kimwe, ariko byubuze ukavuga uti hano na hano turahahuriye, hanyuma waho ubutumwa mbere yo kumusezerera. Ubutumwa naho abavuga ubutumwa n'abakozi b'Imana ni ugukorera Imana badafite izindi nyungu. Iyo ukorera Imana mu mibare nayo irakubara. Nk'ubu muri ibi bihe bya corona hari abavuga butumwa Imana yabwiye ngo muzagende mujye kurya yo mwakoreye cyagihe. Icyo cyo ndakizi. Ubu insengero zakinzwe batakigenda ngo bajye kuyabuza utwo dufaranga. Hari abo yabwiye genda na oya nyine irabibabwira nuko batabimenya. Hari abo yabwiye ngo uzatungwe nayo wakoreye, kandi ubu tuvugana ntayo bagifite, ntayahari. Ikintu nshaka kubabwira ngo bajye bakorera Imana bashyize inyungu z'Imana imbere, inyungu zabo zijya inyuma. Ikindi bajye bakorera Imana batayisondeka, kuko gukorera Imana uyisondeka ni nk'umuhinzi ujya guhinga, yarangiza ni uri kwihingira ariko akajya ahinga siba. Urahinga usiba urampima, ni wowe uri kwihima, uzabibona umunsi wagiye gusarura. Kuko gukorera Imana ni ukubitsa, kandi ni ukubitsa ahantu hataba inyenzi, hataba ingesi, hataba n'inanda. Iyo ukoreye Imana ntabwo wikorera amaboko. Ikindi ni uko bagomba gukunda uyu murimo. Nimba umuntu akunda ubucuruzi bwe kuko bumwungura, nimba umuntu akunda kampani ye kuko imuteza imbere, nimba umuntu akunda akazi leta yamuhaye kubera ko akabonamo umugisha, nagira ngo mbabwire ngo gukorera Imana ntako bisa. Nubona gukorera Imana maze imyaka n'imyaniko ntacyo bikumariye, ntuzavuge yuko ntacyo bimaze, ahubwo uzamenye ngo wakoze nabi. Ndumva ariyo nama nabagira. Akoze cyane Mama Charlene. Ababikora bafitemo inyungu, kubera ko Mama Charlene uyu munsi arimo aratwereka inyungu y'ibyo yaciyemo, kandi none uyu munsi umurebye usanga atakiri muri iyo mvune y'icyo gihe. Nitugaruka tuganira nabwo tuzamubaza ngo none uyu munsi arabona ivuga butumwa rye ririhe rigerekeza. Imana igumugisha, wakoze cyane. Reka tugushimire, dushimire n'abandi badukurikiye bose muri uyu mwanya. Ni kuri Mama Charlene official, nuhagera ukore subscribe, ukore like niba ukunze iki kiganiro. Hanyuma inkunga ikomeye inshuti yanjye nuko wasangiza benshi iki kiganiro kugira ngo nabo bacyumve kibagirire umumaro, nawe umuvuga butumwa erega iyo ukoze uwo murimo. Mwakoze cyane. Reka dushimire bari ku buhanga bw'ibyuma, nabo bakoze akazi katoroshye kugira ngo ayo majwi yumve neza, ndetse n'ayo mashusho ubone ko asa neza nk'uko ubona ko akeye. Imana y'umugisha mwese, mwakoze cyane.